umukozi aza kwibeshya afata produit azishyira mu mashini zitagomba kujya mu mashini mu kuzihindura umukozi twakoranaga ku mashini aribeshya kanda buto ituma imashini yakira ibyo ugiye kuyihereza gere kuko rero natwaye amaboko kandi nta nitegereje ngiye guhindura ntitegereje neza buto yakanze imashini ngiye kumva mbiranyakiriye irakurura irazamura kuzamura ni kugenda imenagura ingingo z'amaboko bamagarika n'umutwe winjiye ikibazo cyavutse turabona igisubizo cyanyuma dufite ariko tugomba kumuca gukata aya maboko ari kwa muganga ubwo nyuma y'iminsi 5 yayimaze muri koma ku munsi wa gatandatu nibwo yakangutse akanguka ahamagara ati Munyana arambwira ati rero Munyana buriya naragukundaga nubwo byari bimeze kuriya none nifuzaga ko wambera inshuti ukambera umugore nubwo bimeze gutya ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe nushaka ko mbaho nzabaho nushaka ko mpfa mukuru wanjye nza kubimuganiriza hanga ati ntabwo byabaho Munyana rwose ndakwihamye ndavuga nti ikizaba cyose uzaza kubambaza muzamwohereza aho ngiyaze kumbaza amakuru nafashe icyemezo mfata ifarisi yanjye n'imyenda Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ningera ku nkombe yarwa ruzi uzame gutinyuka amazi maremare y'urupfu amahoro y'Imana bane namwe mwese mukunda munakurikira ibiganiro byacu ku Mpanuro TV tubaha ikaze kandi tubashimire cyane ko mwabanye natwe. Rero nishimire abantu bagiye kudukurikira kuri uyu munsi ari inshuro ya mbere cyangwa se basanzwe banakurikira ibiganiro byacu bakaba bahisemo gukurikira by'umwihariko kino kiganiro gire ngo ni amateka n'ubuzima tugenda duhura nabwo muri iyi si ugatuma hari uko uyu munsi tubayeho nyamara hari bari bibi cyangwa se bikaba ari byiza gusa muri byose ujye gushima Imana kandi uyisaba ibyo ukeneye uyitunganire kugira ngo byose bikugereho mu muntu bwayo. Ni urugendo nkoze ndi hano mu mujyi wa Kigali abantu benshi cyane hano bazi nk'igikondo kuri Expo niho nasuye uyu muryango murawubona ni famille ya Daniel n'umupapa abantu benshi cyane bagiye babona ariko ntibafate cyangwa se umwanya cyangwa se ngo bite kubye ariko uyu munsi biraza kuba byiza nuza gutega amatwi ukaza kumva kandi ukabaho ushobora kuba warakozwe ku mutima n'inkuru y'urukundo rwabo ushobora kuba warakozwe ku mutima na byinshi cyane bagiye babamo hari byinshi cyane babigiyeho hari byinshi cyane utekereza wakorera uyu muryango ndahangaho uyu munsi kugira ngo wowe nanjye tugire byinshi cyane twumva ariko tugire n'ibyo dukora kugira ngo dushyikire uyu muryango mu buryo butandukanye. Rero reka Damien tubahe ikaze ku Mpanuro TV nishimiye kugira mu rugo mbashimira ko mwanyakiriye neza na madamu wawe ndamushimiye cyane meme n'abana Imana ibahumugisha cyane murakoze cyane ukuru n'ubugwaneza mwatwakiranye Imana ibashyigikire muri byose murakoze Imana ibahumugisha kangwa kanyuma dusuza abantu badukurikiye yego nabo bahe ikaze mu rugo rwawe by'umwihariko no mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo tuze kubana ariko twakiranye Imana ibahumugisha murakoze cyane ndabashuje mwe inshuti kandi bavandimwe amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye dukurikiye muri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda Imana yo mu ijuru ibahumugisha cyane twifuje rwose twishimiye kubana namwe uyu munsi Imana ibahumugisha murakoze cyane amazina na madamu reka tumuhe tumuha akanya twibwire kubanza tubwire amazina kugira ngo tuze gutangira twibwiranye neza cyane. Yego amazina yanjye nitwa Bizimana Damiane ndi umugabo w'abana 3 n'umugore umwe ariwe ingo muri kureba hano imbere yanjye. Okay. Mama muraho neza? Muraho. Yesu ashimwe cyane. Yesu himbazwe. Yego. Nanjye nitwa Munyana Gaudence. Nanjye nishimiye kubasuhuza no kubishimira. Amen. Murakomeye. Turakomeye. Nukuri? Turashima Imana cyane. Yego. Mbere ko tangira ikiganiro Damien ka umukristo banza dushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ize kuduha umugisha twese hamwe turi kumwe. Murakoze cyane. Katwubaha Imana dusenga Imana. Amen. Imana nziza kandi Imana y'urukundo
turagushimye turaguhimbaje tugushimiye umwanya mwiza nk'uyu nguyu umwami tugejemo tugushimiye nyagora ku ngoma uburyo wabashije kubana na bene data Pasi wagiriye neza mwami warinze ubugingo bwabo rinda imibiri yabo none mwami bashe kubashyitse muri uru rugo kubw'umuteguro wawe barabiteguye nk'abana b'abantu ariko niwo bishoje nk'Imana mwami tubibasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti rero mwami kubw'aka kanya bifurije kudusura kugira ngo tuganire nabo twemerere mwami umunukire kubana natwe we hagati muri twe turinde mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ibitekerezo byacu biganiro igihe umugisha kugira ngo ikiganiro cyose tugiye kugirana ahangaha mwami umwanya wose tugiye kumarana ahangaha uze kuba umwanya w'umumaro kuri twe ndetse n'abadukurikiye urakoze Mana urukundo kandi Mana y'imbabazi turatuje kubw'aka kanya mwami n'utuze komeza kudufasha kandi komeza kutugirira neza utuvana ngo dushyira mu wundi mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane hari umuririmbyi Ambassadors of Christ baririmbye ngo nkomeze hari ibyo ushoboye nanjye nashoboye tugirirana umumaro kugira ngo twuzuzanye kandi turusheho kugenda tukora byinshi cyane uyu munsi niyo mpamvu wowe hari byinshi cyane udashobora ukenera mugenzi we kugira ngo abigukorere niyo mpamvu rero tunakora ibi ngibi kugira ngo ubona hari icyo wamufasha umufashe ndetse niyo ubona hari igitekerezo inama ibikorwa runaka bize kubasha kugenda neza Famille Damien ni umuryango ushimishije kandi ushima Imana muri byinshi bafite ndetse na bike byose bakabisangira bikagenda neza cyane nishimiye ko uyu munsi tuza gusangira inkuru irukundo rwabo ariko by'umwihariko ndashaka ko tuza kwitsa ku mibereho n'ubuzima bwabo uyu munsi babayeho gute babanye gute akenshi ni ibibazo umuntu aba yibaza cyane cyane tuba mu buzima gutya ejo ushobora kubyuka ugasanga hari uburwayi runaka wagize ugasanga hari byinshi cyane uzajya ukenera ariko ukibaza bigenda gute hari benshi batabasha kwihangana mwese aho muri musabira umugisha mama Gaudence kubera ko yabaye intwari kandi nigeze ahemuka yari mu nzira yo kuba yabikora yari no kubishobora ariko yanze guhemuka nk'umukristo aravuga ati reka nubahisha Imana Damien ubundi ijambo rimwe kuri madamu wawe yenda tuze kuganira ibindi ariko tubwira amagambo makeya uyu munsi ku ruhande rwawe umufata gute asobanuye ku buzima bwawe muri make ahisha iki urukundo mumaraze imyaka uraza kutubwira mukundana imyaka itari mikeya dukundana buriya madamu wanjye numufata nk'umuntu udasanzwe yego nk'umuntu udasanzwe koko yaje nk'impano y'Imana mu biganza byanjye kuko ntago ari abantu bose babasha gukora inshingano akora rero kuri njyewe mufata nk'umuntu udasanzwe mufata nk'impano Imana yampaye mufata nk'impano yaturutse mu ijuru impano yaturutse mu ijuru rero wahawe n'Imana ibiri special umwihariko kuri we no kuri njyewe so mufata rwose nk'intwari nkamufata nkaho ni igisubizo mu yandi magambo cyaturutse ku Mana kubw'ibibazo mfite ikibazo cy'amatsiko yenda ndaza kuba akanya tuza kuganira cyane gatoya gukunda Damien ukamuha urukundo rwawe rwose mu budahemuka ndetse no gukiranuka ni ibintu byakoroheye cyangwa se byaje gutyo kugira ngo umuntu yumve nyirizina uko bimeze ni ibintu n'urugendo rurerure ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri nk'uko abivuze ko ari nk'impano Imana yamuhaye nanjye nabibonye byisangamo gutyo mu by'ukuri kubana kwanjye n'uyu mugabo ni ibintu bitangaje pe kuko navuga ngo mu magambo make icyatumye mukunda cyangwa se icyatumye mbana nawe ni ikintu kitari gisanzwe mu buzima bw'abantu bakundana so gufata icyemezo ukavuga ngo ngiye kubana n'umuntu umeze gutya ni ikintu ku mbaraga z'umwana w'umuntu ntabwo byakunda hatabaye Imana kuko igihe kinini yarwaye ari kwa muganga uburyo wenda niba warabashije gukurikirana amakuru yacu uburyo namurwaje kwa muganga n'uburyo avuye muri koma ari bwo urugendo rw'ubuzima bw'urukundo rwatangiye hagati yanjye nawe ntabwo byari byoroshye kugira ngo mpite mfata icyemezo byantwaye umwanya
munini cyane cyane n'umuryango wanjye birakomera cyane ntibabyumva ariko kuko hari umuteguro w'Imana kandi icyo Imana yaguteguriye ntabwo wagihindura uko byagenda kose binyura ahantu hakomeye ariko kuko Imana ari Imana yo ikabisohoza. Yego. Urukundo nifuriza buri umwe wese gukundwa nk'uko Damien yakunzwe. Ni byiza cyane n'iby'umugisha ntabwo bihira bose ariko byose biva mu gusenga Imana kandi zabyumva. Damien yenda nk'abantu yenda nk'umushaka kugukurya kano kanya akaba atazi Damien byagenze gute ese Damien byagenze gute kugira ngo uyu munsi abe adafite ingingo z'amaboko gutya arimo arakubona akaba agize amatsiko mu buryo bwo kugira ngo tuganire nagira ngo wenda amagambo atari maremare utunyure muri make ubundi Damien ni muntu ki Damien byaje kugenda gute kugira ngo uze kwisanga uri mu mahirwe yo gukundwa na Gaudence? Kuntu byaje kugenda rumva narakoraga mwamenyanye ryari ubundi? Twamenyanye ubu ni mu gihe nari nkikora nari nkifite ahantu nkorera nari nkifite akazi ahantu nkorera nari nturanye na mukuru we ahantu nari ntuye ndiri mu siribateri najyaga mubona rero aza gusura mukuru we nkamubona mukuru we aho yarashatse ariko kuganira ntituganire cyane ntituganire kuko urumva yazaga nk'umushyitsi kuko nawe yazaga avuye muri rwawe kure yaza nkamwitegereza nkamubona so nyuma rero nza kumenyana nawe noneho ifoto ikagusigara ku mutima. Yego. Sigara ubitekerezo kibaza aho uzabihera. Yego. Nkasigara mbitekerezo nkibaza aho nzabihera kumubwira ko mukunda ariko wa muteguro w'Imana cyangwa se za nzira z'Imana niyo atamuzita inzira z'Imana nza kwisanga ahantu nakoraga nkoza accident mu kazi mutarakundana tutari twakundana niko tuziranye nisanga nkoza accident nta kazi amaboko yanjye yombi mutarabana tutari twabana nuko rero nyuma gutakaza amaboko yanjye yombi accident yagenze gute yenda watunyura muri make kuri accident? Yego. Uko accident yagenze rero twakoraga mu Rwanda dukora bisanzwe twakoraga shift y'amanywa n'ijoro icyo gihe ngenda nakoraga mu shift y'ijoro wagakora mu shift y'amanywa igihe kiza kugera turi gukora bisanzwe machine zikora bisanzwe umukozi aza kwibeshya afata produit azishyira mu mashini zitagomba kujya mu mashini mba nabibonye mbibonye ndamuganira kaduhindure zino produit bashyizemo kuko zose simo ntago arizo tuzihindure tuzivanemo tuzishyire ku ruhande tuzishyire mu zigomba kujyamo kugira ngo hatataba ikibazo hataba ikibazo mu ruganda noneho mu kuzihindura umukozi twakoranaga ku mashini aribeshya kanda buto ituma imashini yakira ibyo ugiye kuyihereza gere kuko nari natwaye amaboko kandi nta nitegereje ngiye guhindura ntitegereje neza buto yakanze imashini ngiye kumva numva iranyakiriye ibyuma byo bihita bimfata mu kumfata rero ni dinamo ibikora vuba cyane irakurura irazamura kuzamura ni kugenda imenagura ingingo z'amaboko kugeza igihe bayihagarika amaboko yarenze mu imashini yarengeje mu nkokora bamagarika n'umutwe winjiye yakururaga gutya wowe udafite imbaraga zo kwisubiza. Yes, na urumva imashini ikoreshwa na dinamo kuruwa zo nyirwo ni toni zirayiterura noneho ibiro 35 cyangwa se 45 yanze 50 kuguterura urubyumva nawe ni nko guterura ishashi ninjiye mu mashini ariko barihagarika bayizimya nyine ninjiye ariko itari yacu umutwe itari yakata umutwe ko nahise n'ubwenge aho ngaho niho nahise ninjira muri koma aho ntazi kigiye nabashaka kumva ibiri kuba ariko ntabasha kumva nabashaka kumva uryoe kumva kwa yumva ariko ntacyo wakora ntaje numva ibiri kuba numva ibyo ariko ntabishaka kuvuga numva ibiri kuba
baraterura bajyana kwa muganga. Mu kugera kwa muganga CHK twahageze icyo gihe masaha 9 zigera ni baganga bati rwose baranyitegereza bakurura uruhu rw'inda. Ari uburyo abaganga bakwitegereza bakurura uruhu rw'inda bagahina amaguru bati uyu nguyu ntacyo twaturubona arimo araviramo imbere, arimo aravira hanze, amaraso yamushizemo. Aha ngaha se mutuzanye mu meze gutya ngo tumufashe iki? Ari CHK bahita bankatana bankomezanya banjyana Faisal, yeze Faisal. Abaganga naho basanga hari umudogiteri ushinzwe ibyo kubaga bita Dr. Butera, niwe nasanze yaje yavuye mu mubiri gisinzi ngo yagiye mu mahugurwa, sanga yageze muri Faisal. Niwe uvuze ati yafashe ikibazo ati jewe uyu muntu ngomba gukora ibishoboka byose ko ndabona ibintu bishobora donc hari ikintu gishobora adashobora kuducika. Aba yinjiye mu ntuza yanjye gutyo atangiye kunkurikirana gutyo. Ibyo aho ngaho ni naho navuga ngo nahereye ntongeye kumva ibiri kuba yandi magambo neza na yaryajwe numva ryagiye. Nongeye gukangwa nyuma y'imisi 5 mvuye muri koma. Nyivuyemo ndikanga kubona umuntu udafite amaboko n'ubwa mbere nari mbyibonyeho, ntago byankundiye kubyakira ku kanya. Nahise nongera uzi kugera ku kibazo kumva wifuje gupfa, usenya Imana kuki unyemereye ko nkanguka, kuki unyemereye ko ngaruka mu buzima, maze kumenya ko amaboko yanjye yose yagiye. Natangiye kwisabira gupfa. Ari uburyo mbwira Imana kuki wemeye ko ariko nkanguka numva abantu bari kumpumuriza, abantu bari kumbwira amagambo nkomeza. Ari nabwo nakangutse mpamagara izina iyo mudamu cyangwa se uyu mukobwa wari inshuti yanjye. Mwari muratangiye gukundana? Yes, twaratangiye gukundana. Mutaremeranya ibyo kubana n'ibindi nk'ibyo? Twabyemeranya. Urumva twari tuziranye mukunda, ari inshuti mukunda, ariko niba nabita ngo ni ya ntera yo kuba habaho urukundo rwandi ruri kurema tutatwabigaragarizanya yandi magambo. Ariko ngiye ku mutima yari ahari, kuko nari narafashe igihe kitari gito cyo kumwitegereza, kumureba, kumusoko uyu muntu uriya mwana, imico ye, mukuru we, ubwitonzi bagira, uriya muryango, bituma nkanguka mpamagara n'amazina ye. Aho niho rero twatangiriye. Sasa noneho bamaze kumuzana, kuko narakangutse mpamagara amazina ye, abaho kugushakisha ayo mazina ye, baza kumushakisha aho twarakoranaga. Ageze kwa muganga nabwo mu buryo butari bworoshye, urumva ntabwo yahise abyakira. Se yakangutse mpamagara amazina, ntiyahamagara aho umuryango we. Urumva ibyo byose byabayeho urugendo rutari rworoshye. Ariko amaze kugera kwa muganga, amaze kwemera kuza kundwaza, kuko muganga yamaze kuvuga ko agomba kuza kugira ngo donc nyine nk'umuntu nari nkangutse mpamagara. Niwe wakangutse mpamagara? Yego, kugira ngo tuganire. Aho niho urukundo noneho sasa kibazo cyarwo cyatse. Nakoze accident nibana nyine mba hafi ya kwa mukuru we. Ariko nyuma yo gukora accident, kuko nari mfite umuvandimwe wanjye utuye Intangana we, niho nahise njya. So mbere yo kugira ngo byose bibe, urumva hagomba kubaho umuntu w'umuryango usinya ko tugiye ikibazo cyavutse, turabona igisubizo cyanyuma dufite, ariko tugomba gukata aya maboko, tukeneye umuntu umusinyira. Umuvandimwe wanjye yarahari, niwe waze gusinya, ni nawe wagomye kuhaba mu gihe cyose yari atarahagera. Ukimara kumenya ko Damien imashini yamutwaye amaboko, ukamenya ko ageze kwa muganga, akaba ari uyamye Faisal, ndetse ukaza no kumva ngo yakangutse ariho ahamagara, byagenze gutenda? Ari nawe tubwira ati nabwo igihe twakundanaga yenda gato tukavuga ko abantu yenda batageze bumva iki biganiro byatambutse by'umuryango n'abantu banyuze ahantu hatandukanye, ariko nyina ngo uyu munsi tuze guha agaciro iby'uyu muryango, kuko hari byinshi cyane bagufasha, ariko nawe hari byinshi cyane wabakorera. Tubwire. Mbere yuko nyine akora iyo accident, waramubonaga nawe kubona ugiye kwa mukuru wawe? Yego,
wumvaga se hari akantu karimo reka nta nubwo namwitagaho cyane ko ntanakundaga no kuvuga cyane ko ntari nanamuzi ariko ubwo iyo nazaga kwa mukuru wanjye kuko zari inzu zisa naho zihuje imiryango yazaga mu rugo bari abantu basanzwe bamenyeranye akaza mu rugo nk'uko bisanzwe bagatera story ariko nkumva ntibinafashe aramubwira ati ufite murumuna wawe mwiza ati cyane pe ngiye nkikomereza ugacya nkitahira niyo wenda nabaganje mfite gahunda yo guhita nsubira mu rugo kuko twabanaga n'umukecuru umwe wacu ushaje cyane ntago kumusiga mu rugo ngo ugende umare iminsi ahantu ntago byari byoroshye ubwo nazaga nyine nko gusura umuvandimwe gutyo kuko byabaga ari ngombwa nkongera nkitahira mbere nyuma y'uko ubwo buzima rero twari tubayemo mu rugo butari bworoshye urumva ninjye wari usigaye mu rugo na mama n'undi mwana w'umusengeneza wanjye byatumaga mpaguruka nkajya gushaka imibereho ariko imibereho mbona ahantu nakoraga ntibikunze akazi ndagahagarika kenshi rero kuko nakundaga kubanza aho ngaho kwa mukuru wanjye ambaza amakuru y'umukecuru asameze ate ubwo damiye we niho yamenyeye nyuma rero aza kugira icyifuzo avugana na mukuru wanjye ati ariko murumuna wawe afite akazi aramubwira ati hoya ati nta kazi afite aho yakoraga akazi yabonye nta kintu kivamo arakarika ati se wamushakira akazi ahantu nkorera ko nkorera mu ruganda wamushakiramo akazi yabyemera aramubwira ati ntago mbizi ariko buri umuntu yamuganiriza akumva igitekerezo cye rero yaje kubimbwira arambwira ati rero uriya musore yitwa Damiye arashaka kukujyana ahantu akorera mu kazi bakajya kuguhamo akazi ese akorera he arahambwira tungana ibintu byo kujya mu ruganda ko numva ntabishaka atariko nibwo buzima ugomba kubyakira ukajya gukora ako kazi so ubwo nyine narabyemeye ariko ubwo icyo gihe anjyana mu kazi hari muri shift ya nijoro noneho cyane ko ntari nanamuzi cyane bihagije ntamwizeye numva se umuntu w'umusore unjyana mu kazi nijoro nkumva simbyumva sinabyakira ariko kubera ko mukuru wanjye yari amuzi bihagije arambwira ati rwose Damiye ni umwana mwiza ntari birye wegenda ahantu akujyanye ni mu kazi nta handi naje kubyemera aza kumfata mu rugo nko mu masaha 12 arambwira ati rero tugende tugiye mu kazi twaragiye turamanuka hano mu Karambo turagenda tugera Amajerwa turakomeza hepfo Rwandex mbona tumanutse ahantu mu gishanga nibwo bwa mbere nari ndenze hari ya Rwandex imanuka epfo mu nganda mu bishanga ahantu mu gishanga aka kazi nibwo buke ziranganda bari batarazisenya yego bari batarazimura hariya ndavuga nti mu mutima numva mfite ikintu cy'ubwoba ariko nihagararaho ndavuga ati reka nkomeze twaragiye turagenda mbona tugeze aho ngaho ku ruganda tuhasanga abandi bantu nabo bari baje gusaba akazi icyo gihe kuko ngiye ubwo nagiye kuri gahunda urumva bahise banyakira baranyinjiza mu ruganda cyane ko nari ntwawe n'umuntu nawe wari ufite shift yayoboraga baranyakira mu kazi banyereka akazi nkora ntangira akazi ariko nkumva nubwo ntangiye akazi ntutekanye basa akazi ka nijoro guta abantu barara bakora kugeza mu gitondo ngo nugutangira akazi saa 1 kugera saa 1 za mu gitondo ese bararyama ntibaryama bimeze gute nkumva sindi kubyumva ariko ndavuga nti ntacyo reka nkore ubwo ibyo abandi bakora nanjye nibyo nkora turakora mbona burakeye ariko numva ibitotsi ari byinshi numva umunaniro ndabone ko ndanatashye sindi bugaruke no muri aka kazi numvaga rwose kurara nkora ntaryamye nkumva n'ikibazo ariko ndataha ngeze mu rugo mukuru wanjye arambaza ati bimeze bite rero ngaho mbwira nisha nta kazi rero ni hatari pe ni no kugenda mu kazi ukarara ukora bugacyo ukicaye ati none ati nibwo buzima
nariko ndumva ntari busubire. Ati hoya tugomba gusubira mu kazi ugakora bizagera aho bize ubimenyere. So twarakoze igihe cy'ukwezi kurarangira. Urumva ko ubwo icyo cyumweru nakimaze ndi gukora ijoro, ikindi natangiye ntangira icyumweru cy'amanywa, we akomeza cyane ijoro. Ukwezi kwarashize mugenzi turahembwa. Ndavuga ni kweri kuko burya nkurikije umushahara nahembwagaho nakoraga mbere. Ubundi mbona nyine umushahara mpembwa kubye uwo nakoreraga mbere. Ndabanisha ntacyo nubwo karimo imvune nzagakomeza. Narakomeje akazi mu gihe cy'ukwezi kwa kabiri kujya gushira nibwo yahise accident ibaho mu ruganda. Ariko ubwo nubwo byari bimeze buryo rwose pe ntabwo twakundanaga pe. Bwari ubushuti bw'ubufatanye. Bwari ubushuti busanzwe. Wabitse ibanga ku mutima. Yego. Ubwo amaze gukora accident rero narabyutse njya mu kazi mu gitondo. Urumva sinamenye ibyaraye bibaye iryo joro. Ngeze mu kazi mu gitondo abakozi bari bamaze kumenya bahita bambwira inkuru barambwira ati Munyana rero ati wa musore witwa Damiye ati yakoze accident y'imashini yamufasha amaboko n'umutwe yapfuye byarangiye. Bitanumva ngiye ahantu ndavuga ibintu muri kumbwira ni ukuri. Ati cyane ibyo tukubwira ni ukuri. Numva sindi kubyumva, numva barambeshya. Bati niba ugira ngo wenda ni inkuru mbarirano injira mu ruganda urebe. Naragiye nkinguye uruganda ndebyemo mbona amaraso menshi cyane yivanze n'amafu, mbona ibintu byahindutse. Ubwo nibwo nahise noneho mvuga bya bintu koko birashoboka. Ubwo nahise nkurura amafoto yenda numva binje mu bwonko ndabikurura. Damiye yapfuye. Ntangira kubona uburyo igihagararo yari afite, ntangira kubona ubusore bwe. Mama rero afite abantu. Ndabaye yapfuye use yapfuye byarangiye nkumva sindi kubyumva. Ariko nyine urumva nahise numva asa n'umuntu uguye ahantu mu cyobo. Nagiye ahantu muri douche. Emotion ziranyica ndarira aho muri douche ndangije ndihanagura. Nongera ndasohoka hanze. Urumva mu ruganda abantu bari bahagaze bakutse imitima, babuze icyerekezo, babuze ikintu bakora. Ubwo boss yaje kuza aratubwira ati rero nkuko mwabyumvishe namwe abaje mu gitondo koko umusore muramuzi Bizimana Damiye yakoze accident, none ubu ari kwa muganga Faisal. Ntago yapfuye ariko nanone birakomeye. Arimo hagati na hagati, ntago yapfuye burundu. Aratubwira ati rero uyu munsi ubu nta kazi gahari mugende. Aratubwira ati mukore isuku mu ruganda nimurangiza mutahe, akazi kazakomeza ejo tuzabibamenyesha. Urumva ubwo twahise twitahira buri wese agiwe. Ngeze muri quartier urumva inkuru yari yamenyekanye. Abanzi barambaza bati tubwira ibintu turi kumva ni ibiki. Ati Damiye yapfuye. Ni ibintu muri kumva rero uko byagenze na accident yabayeho, impanuka yabaye mu ruganda imashini iramufata, ariko batubwiye ko ari kwa muganga ntago arapfa ariko nanone ntago ameze neza. Buri wese ukumva afite amatsiko yo kumenya amakuru, n'utarunze aranshakisha kugira ngo amenye aze muha amakuru. Ubwo bwarakeye dusubira mu kazi turakora nkuko bisanzwe. Ari kwa muganga nyuma y'iminsi 5 rero amaze kwa muganga. Ari kwa muganga ubwo nyuma y'iminsi 5 yayimaze muri koma. Ku munsi wa gatandatu nibwo yakangutse, akanguka ahamagara ati Munyana. Abaganga barabyumvishe bakurikirana iryo zina. Ati se Munyana yaba ari mushiki we ko batubwiye ko ari ingaragu atarashaka, ese yaba ari umuntu wo muri famiye ye? Bati iri zina rero tugomba kurishaka tukamenya by'iri zina. Ubwo nyir'uruganda yahoraga kwa muganga, urumva bamukurikiranye kugira ngo amenye amakuru ye. Byabaye ngombwa rero baramubwira ati rero Damiye yavuye muri koma
none yavuze izina Umunyana, mugende mudushakire iryo zina niba wenda ryaba riri mu ruganda rwanyu cyangwa se wenda tukamenya niba muri famiye ye hari umuntu witwa iryo zina kuko turarikeneye byihutirwa. Bosi yaraje ngo bagerageza kunshakisha mu ruganda, bagize amahirwe basanga kuko ndahari. Byabaye ngombwa rero ko bosi nyine tubonana, ambwira amakuru yose, ambwira uko Damiye ameze, arambwira ati Damiye rero yavuye muri koma ariko ntago aramera neza nubwo yakangutse, ariko yakangutse ahamagara izina ryawe, none abaganga batubwiye ko tugomba kukugeza kwa muganga akakubona. Nahise numva ntibibaho, ntibishoboka. Bosi ndamugana rero bosi ntago bishoboka, ntago bishoboka rwose, ntago najyayo, ntangira gushaka impamvu mba simeze neza. Oya naramubwiye nti mukuru wanjye aratwite, inda n'inkuru ari hafi kubyara, kandi ngomba kumukurikirana ibyo ari byo byose nkamenya aho byerekera. Arambwira ati ndabyumva ariko tabara, hari umuntu umerewe nabi kwa muganga, tabara kabisa byihutirwa. Ndamubwira rero bosi kose nge ndumva bidashoboka, kwa muganga ndajya gukora iki? Sinzashobora kurwaza uriya musore, muramubona n'umusore mukuru, sinamwegura, nta kintu namufasha, murajya ngo njye gukora iki? Arambwira ati kwa muganga Faisal nta muntu urwarisa yundi, abaganga baramwikurikiranira, wowe icyo usabwa ni ukujyayo ukicara hariya akakubona. Numva ntibishoboka. So ubwo icyakurikiyeho yarambwiye ati wowe ntusubire mu kazi, genda ukarabe, wambare neza, wisige, imodoka y'uruganda iraje kujyana. Ndagenda ariko numva mfite ubwoba bwinshi cyane. Ndagenda nicara ahantu mu nguna ahantu, ndavuga nti Mana yo mu ijuru, niba uri Imana uriho, mbabarira uyu munsi unyumve, simva ahangaha ngo nge Faisal kuko nta na kimwe kinjyanayo, mbabarira nunkura aha hantu sinzahagaruka. Iryo ni ryarenze umutari ryo sengeye. Ntago ndi bujye kwa muganga pe. Aho rero niho byambereye urujijo, niba navuga ngo Imana yaranyumvise, niba byaragenze gute nanjye ntumbaze. Nategereje imodoka kwiza, barangije barambwira bati imodoka yagize ikibazo. Baraguhamagaye? Kubanza mwitare nta kibazo. Ubwo nakoze cyane, naritahiye akazi kararangiye ndataha. Meze neza. Wamfasha ukaburetse ko ndi hari kiganiro ndimo nkaza kukuvugisha nyuma. Ndenze portaye y'urugi rw'uruganda. Urakoze cyane, mayigumugisha kabisa. Ni ntabwo nzagaruka muri uru ruganda ukundi, ndatashye utazagaruka. Naratashye kandi ubwo kuko mfata ibyemezo ndavuga ngo sinzasubira mu kazi. Ndataha ngeze mu rugo, urumva mukuru wanjye ati se bimeze bite? Nishana ari kwa muganga, nari ku bibazo nawe nabyo umunsi ni hatari. Ati se bimeze bite? Idamiye ngo yavuye muri koma ariko avamo amamagara, ngo barashaka kunjya kwa muganga ngo akambona. Ati ntago bibaho, ntibishoboka. Urajya kumara iki? Kutari mushiki we, kutari mubyara we, nta nicyo umuntu apfana, mwahujwe n'akazi, urajya gukora iki? Ndamubwira rero nuko bimeze, ni kandi kubw'iyo mpamvu kuko mbona banshakisha kunjyana ku ngufu, ejo sinzajya mu kazi. Ati se kubera nibwo ninjya mu kazi bakanjyana? Ati ntago bazakujyana n'iterabwoba bagushyiragaho. Ndavuga ni oya, ntago nzajyayo. Buracya koko uwo munsi sinajya ku kazi. Ndavuga ntago njyayo, sinajyayo. Mu kazi birirwa bashakisha, bati Munyana ariye ko ataje mu kazi. Hari umutipe nanone twakoranaga nawe twatahanaga, bati Munyana iwabo urahazi? Ati ndahazi. Wadufasha ukamutubonera? Ati namubona pe. Umutipe yaraje aza kunshaka mu rugo, arambaza ati mfite kutaje mu kazi. Ndamubwira rero ngewe urabizi rwose mu kazi nanze kuza mbishaka kuko nabonaga bashaka kunjyana kwa muganga kandi nabishaka. Atari kuzi ko nta kigenda. Ati icyo nicyo cyatumye utaza mu kazi cyane. Ati rero baragushaka byanga bikunda ejo uzaze mu kazi. Ni sawa. Buracya nabwo sinajya mu kazi. Ndabyanga pe kuko numvaga ntashaka kujya kwa muganga. Mukuru wanjye arambaza atari ko ubwo gahunda ufite ni yihe? Nerega
ntabwo njya mu kazi ni kuko barashaka kunjyana kwa muganga kandi simbishaka. Ati yewe genda ujye mu kazi bizarangira buriya n'ibyo yatekerezaga bizamushiramo. Ndabana sha ntabwo nzajyayo, ariko umutima urankomanga. Akubundi wagiye kwa muganga bizagutwara iki? Fata icyemezo ndabana ntabwo nsubira mu kazi, reka ngewe ngende nitegere, ngende nge Faisal njye kureba iyo nkuru bari kumbwira koko ko ari ukuri. Nta gahato nkora ibyo nagombaga gukora mu rugo, ndabirangiza ndangije ndakaraba nditegura ndamanuka njya gutega njya Faisal. Ndagenda ngeze Faisal ku marembo hariya uswaba ba security barambaza bati bite ni byiza tuje kureba umurwayi se ni hari umurwayi urwariyemo hano umusore wakoze accident mu Ruganda niwe nje kureba ngo kabisa ngo injira ngo nta kibazo kuko bari bamuzi kandi yaranateye n'ubwoba cyane wamubonaga wese yihitaga ava mu nzira. Ati suri mushiki we ni hoya ni uko dukorana. Ati shati muri abantu beza n'ukuri abakozi benshi baza kumureba. Ndagenda umusekirite anjye imbere ati ngwino ngi kukwerekana arwariye. Ndagenda tuhageze ubwo hari nko mu masambiri za mu gitondo sanga hari umusaza uri gukoramo amasuku. Arambwira ati niba uje gusura umurwayi urimo hano ihangane mbanze nkuremo isuku nindangiza urinjira. Negama ahantu ndamutegereza. Saza mugenza ararangiza akazi ke arambwira ati noneho nta kibazo wakwinjira. Numva noneho umutima urongeye urakubise ndinjira gutera. Ndangije ndagenda negera irido kugira ngo ndikureho ninjire birananira. Asu irido nkumva ntibishoboka asubuko ko ndinjiramo gute nkumva ubwaburanyije. Noneho nishyiramo ikintu cy'ubutwaye ndavanireka ninjire ngikuraho irido gutya mpengereje. Mbonye ahantu aryamye ibintu byari bimuriho ibimwongerera umwuka ibitsinga byinshi cyane ntazi ubwoko bwabyo. Mbonye ukuntu isura yahindanye yarabyimbaganye ntabuja ahantu aryamye. Nanjye nahise nsa n'umuntu uguye muri koma. Nigama ahantu ubwenge numva buragiye. Abaganga nibo baje binjiye baje gusura abarwayi basanga ndaho ariko nanjye ntazahana ubwenge buri. Aramfata banyicaza ahantu ku ntebe baranyihorera bakora akazi kabo. So naho nje guhembukira ntangira kwicara neza. Baramaza bati si biti ni byiza umeze neza nimeze neza. Ati none se waruje gusura uyu murwayi ntiye ese witwa ndi? Ndabwira ni witwa Umunyana Bodanse. Umuganga ati witwa? Nitwa Umunyana Bodanse. Ahita agwa mu kanwa arambwira ati Munya ni wowe? Ni njyewe. Iminsi yose twagushakiye wari uri hehe? Ndamubwira ndi mu rugo. Kuki utaje kare ko twari tugukeneye twaragushakije ahantu hose turakubura wari uri hehe? Nari ndi mu rugo nari narabona umwanya wo kuza. So ubwo baranganirije barambwira ati Damiye rero mwarakoranaga icyo ni kimwe ese Damiye umuzi gute? Damiye muzi nk'umuntu w'umuturanyi twari duturanye. urabasobanurira byose? Ndabasobanurira bati nta wenda se buriya nta kuntu ukundi mwari muziranye ni wapi ntabyo pe. Arambwira ati rero icyo tugukeneyeho twagutumyeho kugira ngo uzudufashe kuko niba umurwayi wacu yavuye muri koma avuga izina ryawe kandi iryo zina agomba kuribona hafi ye ugomba kudufasha. Rero nta kindi kintu tugusabye ni ukumuba hafi ukajya wicara hano ahari bukubone. None se ko atareba yambona gute? Ati buriya arasinziriye araza kukubona. Ubwo agatebe hafi aho naricaye uko nyine ndicara ndatuza ndavuga ntireka nanjye nze kureba amaherezo y'ibi bintu. Ubwo yaje kumbona ariko abona ntari kunsobanukirwa. Nanjye murebye ubwo haburanyica. Ubwo yaje gukanguka ndahaguruka muhagarara imbere mukoraho ndamubaza
nta makuru agira gutya uranzi se agira gutya nyine nguma aho ngaho ndicara ndatuza nirirwa umunsi wose baza n'icyayi nkamuhereza nkabona araryaho bike kurya ntiyarabishoboye umunsi wa mbere ndataha ngeze mu rugo mukuru wanjye urumva yari afite amatsiko yo kumenya ibyambayeho mubwira ibyo nabonye byose ibyabaye byose boss yaje kunsangayo arambwira ati munyana twari twarakubuze none ubwo tukubonye dami harakize urumva inkuru yabaye ndende nicayeho musi wa mbere urahita ntabwo oya naratahaga natahaga nimugoroba maze kumugaburira ku kazi se barakomeje barakubarira akazi boss yarambwiye ati we nugire impungenge kwezi kuzaya gushira uhembwa amafaranga yawe ndavuga n'ibi bintu ntibisanzwe icyumweru kirashira bibiri birashira ukwezi kurashira njya guhembwa ukwezi kwa gatatu kuba kuraje nabwo bigenda gutyo urumva yamaze amezi agera muri 3 kwa muganga icyo gihe cyose nari kwa muganga hagati amezi birashize nibwo bya bintu byabashije kumuvaho none hatangira kujya abasha kubuja bakamwegura akicara ariko ubwo hahise haza undi musore twakoranaga akajya ajya kumukarabya akamwambika njyewe icyo nakoraga kwari kumuha ibyo kurya ibyo kunywa nkaba namucira inzara nkamuganiriza nkamuha morale nkamugane wumura umuhungu muzima mbona avuyeyo mbona arishimye nkajya mbona turaganira araseka hagataho muri ayo mezi rero nibwo yaje kumbwira ati rero munyana nubwo ubona ndyamye aha ndarwaye urabibona ndamugaye ariko mu mutwe ndi muzima ndi normal nta kibazo kindi mfite mu mutwe ngiye kukubwira rero ijambo numva mfite mu mutima wanjye ubwo wabura gutashye ijambo mfite agiye kumbwira niriye ndavuga nta kibazo ndahari vuga ndakumva arambwira ati rero nubwo bimeze gutyo ubona ndyamye aha nkaba nta maboko mfite nanjye kubyakira byarangoye ariko wenda nzagera mu byakire ariko nubwo ndyamye aha gihe kizagera mve hano ntahe njye mu rugo ubwo rero ufite ijambo natekereje kubikubwira mbere ntaramugara ngo mve haya maboko ariko byari bitarakunda nari ntarabona uburyo none ubu gihe cyageze ngo mbikubwire uburyo uri bubyakire simbizi ariko ndabikubwira ni nta kibazo arambwira ati rero munyana buriya naragukundaga nubwo byari bimeze kuriya ubu nibwo mbonye uburyo bwo kubikubwira naragukundaga kandi urukundo ngukunda ni rwa rukundo ruba hagati y'abashakanye none nifuzaga ko wambera inshuti ukambera umugore Mana ishobora byose naratuje nta kintu namushubije ako kanya arambwira ati rero nubwo bimeze gutya ndabyumva kubyakira biri bukugore ariko njyewe numvaga umutima wanjye umpata kubikubwira nubwo bimeze gutya ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe nushaka ko mbaho nzabaho nushaka ko mpfa uko bizagenda nahise numva ubwoba numva umutima numva sheshe umeze umubiri wose ndavuga nti ibi bintu ni ibiki uyu musore ibintu ari kumbwira ni ibiki ariko nihagararaho navuga ngo ni nk'Imana yahabaye ndamubwira ijambo namubwiye rero wowe banza urwarukire tuzabiganira nyuma numara gukira ndahari kabisa ndi tayari tuzaganira ariko wakize wavuye hano kwa muganga ati yego nyine ariko ugomba kubitekerezaho cyane nicaye aho amasaha yo gutaha aragera ndataha ariko naho umutima undya numva mu nda hari kundya bikaze ndavuga nti ibi bintu ni ibiki ibi bintu nzabisobanura gute ese ibi ni ibiki bimbayeho ndataha ariko na mukuru wanjye sinabimubwira ngumya kurwana nabyo mu mutima mbura igisubizo mbura ikintu nzamusubiza ariko ndavuga nti ibyo ari byo byose mu mutima wanjye ngira inama ndavuga nti uriya musore uriya n'umutego yantambitse ariko reka murwaza akire namara gukira nzamukatira nigendere bise ni ibiki numva nta mpamvu yo kumurambaho ndavuga nti icyo nasabwaga no kumurwaza nakira si ibindi ni ibiki
ariko muri icyo gihe cyose yamaze kwa muganga naryama nkumva umutima urakubita naba ndi ahantu ntuje nkamubona asuriya musore ibi ni ibiki uramutuje ukamubona naba ntuje ahantu nicaye nkabona ishusho ye naba ndyamye nkabona ishusho ye avuga se ibi ni ibiki isengesho ryari ryinjiye niba asengeye umutima wese arabigusubiza ugira ngo yarakuroze none utajya gutsinda rwose kumbaho ni ibiki naryama nkabura ibitotsi pe ifoto y'ikabaye ibi bintu rero ndabona ntakwiye kubyihugika ndabona njye nta gisubizo nabona namuha kirambye kuri we ariko ibi bintu ngomba kubibwira umuryango ndabasi nzajya kubwira umuryango ngo kira nzaba ngo ndwaje umusore kwa muganga yansabye kubana nawe ibi bintu ni ibiki numva nabyo sindi kubyakira mbayaho ndatuje igihe kiragera ava kwa muganga baramusezerera turataha aza kubana na mukuru we nawe turaturanya hafi ndavuga n'ibyo ari byo byose buri ubwo agiye kwa mukuru we ikibazo kirarangiye ubu rwose nta kibazo ariko ubwo kumbwira ko nkunda byambujije amahoro ariko kandi hakaba hari undi muhungu twakundanaga kandi w'inshuti yanjye pe namukundaga nawe ameze neza kandi muzi ndabaye ibintu nzabikika gute pe ndabanye ibintu ntibisanzwe mukuru wanjye nza kubimuganiriza ati ntabwo byabaho munyana rwose ndakwihannye ibyo bintu unabyikuremo ibyo bintu ntabwo bibaho Damiye rwose pe ni umusore mwiza ntari birye ariko kubana nawe ameze kuriya ntibishoboka ubu sinzabigenza ati nyine se uzabigenza tuzamwihorere uzamubwire we ndamubwira ariko wibuke ko yambwiye ko ubuzima bwari njye mbufite mu biganza ati ibyo bana umuntu arabivuga bikarangira bigashira arambwira ati bizarangira bivemo ati si byo ni ibiki undi wari gusenga aranshwishuriza wenda yarasegaga simbizi ati si byo ni ibiki ubundi ati ibyo bintu we ati ceceka atazagira n'ubyumva ariko nkomeza kurwana nabyo mu mutima amaze gutaha ageze kwa mukuru we hacaho nk'icyumweru mukuru barampamagara icyo gihe nta telefone nari mfite nakoreshaga tuvugane njya kuri telefone kuri tuvugane mpamagara mukuru we ndabaza ameze ati rero atumamagaye nari buze kukureba ati umusore yanze kurya ati yanze kurya yanze kunywa arashaka ngo uzimugaburire umuhe n'icyo kunywa ni karabaye none se mwabimuhaye arabya ati yanze pe ese ibi ni ibiki arambwira ati ahubwo nubishobora wowe uze kuhagera urebe uko byifashe nagize bwangu rwose ndaza ndamusuhuza ndamubaza mumeze ute muha morale ntibimeze bite ati ni sawa none se ko mbona utishimye ngo ndishimye nase ko mbona wapi ubwo nyine baza kunganiriza mukuru we na madamu we bati rwose umusore wacu yanze kurya birasaba ko uzajya uza ukadufasha ukamugaburira ndamazanye wanze kurya mba numva ntabishaka rega none se ni rero ndahari nta kibazo tunibaza n'ibiryo mbese nkamuha morale ibiryo bakabizana nkamugaburira nkamuha icyo kunywa nkitahira umuhungu rero bigeze aho hari yumva biranze so arambwira ati ariko ikibazo cyanjye bite kutansubiza ndamubwira rero nawa musore nawe ubwo urukundo rurakomeje ariko uwo musore wundi we ibyacu ntabyo yarazi ko ndwaje umuntu kwa muganga aza igihe kizagera agataha ubuzima bugakomeza bo Damiye ntiwamubwiye ko ufite umusore n'umusore namubwiye ko Damiye yakubwiye ngo I love you ubwo Damiye nkomeza kumugaburira kugeza igihe noneho atoboye aravuga abwira mukuru ati rero umunyana naramukunze musaba kubana nawe none rero sinzi ntabwo ubwo urukundo gusa asaba no kubana yibika namubwira nti rero ihangane ubwo tuza kwicara aho yabaga arambwira ati rero umunyana urabizi rwose pe naragukunze mbana na mukuru wanjye urabizi afite umudamu n'abana ntiye igihe rero kirageze ntabwo nzagumya kuba hano
umudamu wa mukuru wanjye azamfurira ariko hari ibyo atazabasha kunkorera nkeneye umuntu umba hafi akamenya ibyanjye byose akankurikirana ati rero ubwo nkeneye igisubizo cyawe reka kumusubiza byarananiye ndamubwira ntacyo ntireka njyewe nzagende mure n'umuryango nari mfite mukuru wanjye uba hariya za Gasogi Indera na mama wanjye niho yabaga nzagenda mbaganirize mbibabwire numva igisubizo bawe ariko none usoze ko nawe uri bukwemerera njye numvaga ko nibampakanira ndaba nikweho urubanza nzaza mubwe nti umuryango wabyanze njya mu rugo ngeze mu rugo mukuru wanjye uwo nguwo mukuru yari yaje kwa muganga yaje kumusura ati njye kureba uwo muntu umunyana arwaje yarahageze yaramubona arambwira ati munyati sawa basi urwaza ukiza ngeze mu rugo rero narababwiye ni rero umurwayi wanjye yaratashye ari mu rugo ariko ni ibibazo gute umusore yansabye kubana nawe ati ibyo bintu ntabwo bibaho vuguvuya ati ibyo ni ibiki mukuru wanjye antera utwatsi ati uramenya ibyo bintu ntibigomba kubaho ni none nzabigenze undi nawe agasenga ati reka tugomba kumuhakanira kuko ibyo bintu ntabwo twashingira umuntu umeze kuri we ucitse amaboko ati reka ntabwo byabaho ndavuga rero yansabye yarabisabye kandi nabuze ikintu musubiza nabuze igisubizo none se mbigenze kuri wanjye ati yabigusaba atabigusaba ibyo biramureba icyo wakoze ni ikimana izaguhembera ibyo ibindi ntabwo bikureba uzamuhakana umubwire ngo ntibishoboka natekereza ko yambwiye ati ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe n'abandi nimuhakanira agapfa imana ntizamwumvaza birananira ariko mama wanjye umukecuru ushaje w'imyaka 90 uniyo yujugu yego aravuga ati munyana mwana wanjye ibyo bintu se ibyo bintu urumva uzabishobozwa n'iki ni mama nanjye ubu byanyobeye arambaza ate se uramukunda uraceceka ni mama ndamukunda pe ndamukunda none se mu by'ukuri uri kubyiyumva mu muti ni mama ntiyarambwiye ngo nimuhakanira azapfa ati kandi nawe ukabona ibimenyetso ko ntiyaryaga atakubonye arambwira ati rero umwana wanjye ntabwo byoroshye ariko niba umukunda ahindukira mukuru wanjye aramubwira ati niba umwana amukunda bakaba bakundana n'undi akamukunda muragira ngo bigende bite niba munyana amukunda umusore nawe akaba amukunda ese iyo baza kubana agacika amaboko bari kumwe yari kumusiga kuko yari acitse amaboko babana mu rugo yari kumuta ngo kuko acitse amaboko ngo akagenda ubwo mukuru wanjye ati mama ati wowe urabivuga ntago bizi ati munyana aracyari umwana aracyari muto akeneye kurerwa ntago yatangira imiruho nk'iyo ngiyo ngo bishoboke umuhungu uri hariya akeneye gukorerwa buri byose akamukarabya akamusiga akamugabura akamukora byose urabona munyana azabishobora ati none niba mukunda se niba mukunda nyine azabishobora mukuru wanjye ati oya ati nimba umushyigikiye njye simushyigikiye agomba kubireka umugabo wa mukuru wanjye aravuga ati ariko rero ati ibyo bintu mubyitondere ati ibyo bintu mubyitondere bibaye urubanza neza mureke munyana yifatira icyemezo nawe ni mukuru imyaka y'ubukuru arayigejeje mureke yifatira icyemezo barambaza ati icyemezo cyawe ni ikihe ntabwo ndakibona nzakibona nzabasubiza nahise nkata ndataha mpita mva mu rugo nigarukira inama mu mujyi ariko nza mbyibaza hose umusore nzamusubiza iki ifoto igakomeza kuza mu maso yawe naryama nkamubona ibi ni ibiki Imana yanjye Yesu yari amaze kwinjira igitego cy'umutwe cyari cyinjiye nimba ubwo mukuru wanjye mutoya dukurikirana tubana niwe nabwiye arambwira ati munyana rwose ibyo bintu reka kubyisetingamo bivemo ntago bishoboka ndavuga nti mu mutima wanjye nigira inama ndavuga nti uko bimeze kose ngomba gufata icyemezo kuko nari maze kubura amahoro pe kandi koko nanjye nkumva ndamukunda sibe nibiki nabandi nzafata umwanzuro wanjye ntawe ngishije inama
ubwo hari mu mwaka wa 2006 nibwo naje mvuye mu rugo nza kumureba turaganira mbaza ati mu rugo rero bagusubije iki ndavuga nti rero cyo banshubije cyo sinakikubwira ariko tuza ushyira umutima hamwe ndahari turi kumwe ntugire impungenge ati none ubwo ngubwo gahunda zimeze gute niwe sinakubwiye ko mpara ariko ntituri kumwe ntugire ikibazo ubwo yaje kubwira mukuru we rero ati Munyana rero buriya yarabyemeye igihe kirageze ko byanga bikunda ngomba kubana na Munyana mugomba kunshyigikira mukamfasha mukareba icyo twakora naje rero kugira gute gufata icyemezo mbwira mukuru we n'ibyo ari byose narabyemeye Damien n'umuntu mwiza ngomba kubana nawe uko byagenda kose ariko mu muryango nubwo batabyemera batabishyigikiye nta bundi buryo nabona byarageze rero mbona bo icyo bansabye barambwiraga bati niba wumva ubyemeye ntabwo tuzagushyingira ngo ugende gutya turasaba ko bazaza bakagusaba bakagukwa ukajya gusezerana byibura mu murenge nkumva nabyo ntibishoboka basi umuntu tuzajya gusezerana gutera rika nafashe icyemezo mu mutima wanjye ndagiye ndamusanze muri 2006 ntumbaze itariki ufunga umwuka ntumbaze itariki icyo nibuka ni muri 2006 nyamusore wanjye se wundi we amakuru ye yarageze amakuru ye yaje kuyamenya nyuma ubwo nafashe icyemezo ndamusanga mukuru we amuha inzu kuko yari afite indi nzu hafi aho amutiza inzu aravuga ati nta kibazo ndayibatije mugende muyibemo ubwo bariteguye bishoboka urumva navuye kwa mukuru wanjye umugabo we atabyumva ndavuga nti ikizaba cyose uzaza kubambaza muzamwohereza aho ngiye kumbaza amakuru nafashe icyemezo mfata ivarisi yanjye n'imyenda umugore wa mukuru we niwe waje kundeba ndamubwira ubwo nge nagiye nuza unzanira ivarisi yanjye nge nagiye nafashe icyemezo ndaza sorry nawe nsanga byiteguye rwose ameze neza cyane ntageze urumva yarishimye mukuru we nawe arishima n'abandi bashuti be nka babiri nibo nahasanze ubwo dutangira ubuzima gutyo bwo kubana gutyo muri 2006 ariko nubwo nari mari nkumva ntago ndiyakira nkumva sinumva ko naje kuba umugore mu rugo nkumva no kumufasha bisanzwe biraho wenda igihe kizajya mu ngira nkigendera byaratinze rero turabana inkuru zabaye nyinshi cyane bati ntibishoboka yaramuroze aturiya mukobwa guteyeme uriya muhungu atese uriya muhungu buriya suriya yatunga umugore gute byashoboka bite inkuru zabaye nyinshi cyane ariko turabana buri muntu wese akaba afite amatsiko yo guhengereza ngo amenye kuko niba hari umugore turabana umwaka urashira tubanye 2007 ubwo naje no gutwita nbyara umwana w'ifura ariko ntiyaje kubaho yapfuye ari kuvuka ariko abantu bakavuga bati ntibishoboka iriya ndasi yuriya muhungu niyo yazanye abandi batese ntago bishoboka ntago iriya ndari yuriya muhungu ariko gupfa k'uwo mwana ntago byatunguranye njye mvuga ko bitatunguye Imana kuko n'Imana yabikoze kugira ngo inyomoze abantu kuko bakekaga ko iyo ndatari y'umugabo wanjye so ubwo rero 2008 ubu mwaka wa 2007 wararangiye 2008 nibwo twakoze ubukwe hagiye mu rusengero abakristo badushishikariza kuba mu rusengero turasenga Imana iradufasha pasiteri w'urwo rusengero ati twarishimye cyane none rero ariko birakwiye ko mugomba gukora ubukwe mukabana imbere y'Imana Imana ikabishimira n'amategeko akabimenya dukora ubukwe ntibabwumvaga numva simbyumva kugisa butinyaga basunza kora ubukwe nkumva kubana n'umugabo umeze gutya tukajya gusezerana numvaga ndashoboka nakaje ntaza yakubitaga imibare akareba imibereho ntabwo byoroshye yumvaga nkumva nibirebere kuko abantu bati buriya n'ubundi azamuta yigendere kuko uriya mukobwa cyari muto ntabwo bikwiye ko yabana n'umuntu buri gihe kizagera
amuteye igendere. n'abandi bagabo ntibaburaga bakubwira ati vayo. Burya nta bagabo icyo gihe barantinyaga. Bari yarasenze yarazitiye. Bidasanzwe haje. Urusengero Yeah. twaje kurubamo badusaba gukora ubukwe, abazi ubukwe buzavaye. Nta mafaranga dufite, nta bushobozi dufite. Cyakoza kuri konte yanjye hariho amafaranga 3700. Iye yari yaravaye vide kubera n'uburwayi. Ndabase 3700 nibyo bizadukorera ubukwe. Reka umva simbyumva. Pastor ndamugakoze pastor tuzakora ubukwe gute? Ati ubukwe n'abantu. Nago ko ari ibintu abantu iyo bahari ibintu byose bishoboka. Batwoburije gukora ubukwe baradufasha mu bishoboka byose mbibwira umuryango ariko ubwo nubwo nabagaho ntibabyumvaga. Nabaga tugiye gukora ubukwe ngo ariko munyana ibintu urimo n'ibiki ariko tugomba gukora ubukwe rega umugabo wanjye ndanamukunda ngomba kubana nawe uko byagenda kose. Mama rwose aranyumva cyane nk'umukecuru ushaje arabyumva arabishyigikira abandi nabo baza kubyumva biba ngombwa rero ko dutegura umushinga w'ubukwe tujya mu murenge turasezerana ubukwe bwacu buritabirwa cyane bikomeye. Tujya mu murenge turasezerana ku itariki 22 z'ukwa 12 nibwo twakoze mariage mu rusengero. Ubukwe buritabirwa rwose baradushyigikira badukorera ubukwe buhambaye butangaje cyane. Ubwo turabana noneho byemewe n'amategeko n'Imana ibihumugisha. Noneho rero ubwo twabaye nk'ibirangaza mu bantu ahantu duciye abantu bakatwibazaho abatazi inkuru yenye kwavuga se uriya musore yacitse amaboko uriya se ni mushiki we kugira ngo abantu baze kumenya ko ndi umugore we byaragoranye. Ubwo bumvaga ko bidashoboka ariko nyine byaje kugira ngo biramenyerwa. 2009 irahita 2010 iraza nibwo twabonye uriya mukobwa turamubyara. Ubuzima bw'urukundo bukomeza gutyo kugeza na n'ubu. Umugabo wanjye ewana ni gift Imana yampaye ndamukunda nawe arabizi nibirebire. Oya barabizi kuturusha. Namenye cyakoze Imana usenga si bayari. Ntago ari bayari. Siko numvaga ari nka filime, hari filime zityo bazo mu Buhinde. Yego. Cyangwa za filime z'urukundo. Yego. Ushobora kugira ngo nibiri murareba. Yego. Mu byukuri izo nzira zose iyo mpanuka kukwitaho kuzenguruka hose ikintu wakoze kumva nta mafaranga wari ufite ngo ujye guteretesha nta muryango uvuga ati ukomeye cyane wari ukuriye uvuga ati nazanza ko mfite umuryango ukomeye cyarwanishije n'isengesho buriya basirika nguze ukuri karame buriya inzira zose zafunzwe abasigaye inzira imwe yonyine ushobora gukiriramo inzira yo gusenga iyo niyo nzira nayo nsigaranye yonyine kandi buriya iyo umaze kuvana amaso ku bantu no ku bintu usigaye wowe n'Imana buriya nta kintu Imana itagukorera cyane aho niho nicaye niriyoboye nicayeho mpata Imana ibibazo nshaka kwimenya se urandokoye ubuzima none ngiye kubutangira gute nisanze muri situation yo kubaho ntamikwa nari menyereye kwitamika nisanze muri situation ituma nambikwa nari menyereye kwiyambika aho ngaho natitirije Imana aho niho Imana nabyita ko ari nkaho yazaniye igisubizo cyangwa se igisubizo mu buzima bwanjye kugira ngo Dansi yemere ambere umugore. Umutima wibuye ukomeye cyane wokuye kumubwira ndagukunda ni ijambo rigora kurivuga. Ijambo ndagukunda riragora cyane kurivuga ariko cyane noneho rikagora kurushaho ubwo urumva rugeze mu kibazo aho ubona ko yenda bitanashoboka. Imbaraga zo kurivuga byaturutse n'icyagutinyuye ibyo watinye mbere kubumvira mbere. Buriya umwana imbere y'umubyeyi iyo umwana asinziriye nijoro iyo yagize igikoma ijambo rya mbere banza guhamagara ni mama cyangwa se papa ukuvuga wa muntu yiyumvamo icyo nicyo cyabaye buriya kuri njyewe ni ukuvuga naramurebaga cyangwa se najyaga mureba aho yabaga kwa mukuru we nkamubonamo ubushobozi nkamubonamo guca bugufi nkamubonamo kubaha nkamubonamo umuntu ushobora umutima w'urugo Imana igumugisha cyane icyo nicyo cyatumye rero nsinzira nkicura nta wundi muntu ngomba icyo automatique ntuzi uko byabaye nisanze ndi kubivuga urukundo we
aho ngaho niho imbaraga zo kubimubwira zashibukiye muri njyewe. Nabonaga nta wundi muntu nigeze ntekerezaho ibyo bintu, kuvuga ngo namubonagamo ubushobozi, namubonaga guca bugufi, namubonaga kubaha, nabonaga ari umuntu ukomoka mu muryango wubaha, uca bugufi, umutima w'urugo. Mbona ari we nta wundi ari we ngomba kubwira Imana ngo ni uriya nshaka, kuko iyo dusaba Imana ni nango uko tubwira Imana icyo dushaka. Niba ushaka urugero umugati, ubwira Imana ngo ndashaka umugati. Niba ubwira Imana ndashaka runaka, werure. Na rero mbwira Imana ndumva ngiye umuntu ubuzima bwanjye aho bupfundikiriye, uyu muntu turi kumwe ubuzima bwanjye bwashaka gukomeza. Nukuri Nubwo buryo natinyutse bimubwiramo. Ni intambara nyinshi cyane yenda baragiye uhura nazo biturutse kuba yenda bamwe ndumva nta n'umuntu ufiteho urubanza kuba yenda mukuru we atabaga abyemera cyangwa se abandi batarabyemeraga. Nta muntu ufiteho urubanza, nta muntu ufite urubanza, kuko impamvu bwo nta muntu ufite urubanza buriya ntabwo turwana n'abantu b'inyama n'amaraso, turwana n'imyuka mibi y'ahantu mu kirere. Niba Satani yamujyaga inyuma akamukoresha wenda atanabizi, ntabwo mbizi, ariko ngiye icyo intego yanjye cyangwa se yerekana nari mfite, namubonaga umuntu ushaka kugira ute kuzaba igisubizo kuri njyewe. Namubonaga umuntu ushaka kuzaba umutima w'urugo rwanjye. Icyo niryo sengesho nahoraga nereka Imana cyangwa se senga. Iyi ntambara rero zagomba kubaho, ariko nta muntu kugeza isa nta muntu ugize ngirana nawe cyangwa se mfata nk'urubanza kwe hagati yanjye nawe. Ese wowe umuryango ntabaguciye intege ikimara kuvuga ati ndashaka kumbana nawe? Urumva buriya urumva mu muryango ntabwo bibura. Urumva mu muryango harimo ukugata ko se buriya kweri ni byiza rwose, ni byiza n'ukuri, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Ariko wundi akugata rugo kubanza kurwubaka ko bikara nanjye rwarananiye, ariko utwo nitubura, ariko nkadufata nkaho ari nyine twa Satani. Satani atwongorera mu matwi twagata ko se wowe ntabwo ubona guheri, ariko se urabona bizagenda biteze akweso, ariko nifata nkaho ari Satani uri kunyongorera, ariko kugeza iyi saha nawe nta n'umwe mfitanye ikibazo. Nukuri reka dutere intambwe, mukoze ubukwe byose birabaye, hagiye kujyaho urugamba. Noneho ni njye nyine na madamu turebwa na zino nshingano, n'ibindi byaza ni byiza byaza, ariko naho biba byanditse ko bigomba kuza. We ku ruhande rwawe urumva madamu niwe utangiye kujya guca hirya no hino kugira ngo mubeho, nta nzu mugira, nta murima mugira muhingamo, yemwe nta n'ikindi gikorwa runaka gihari. Urwo rugamba atangiye kurutekereza gute yenda kugira ngo tubwire izo ntambara, ko nashaka ko twibanda cyane ku buzima cyane bw'uyu munsi, yenda ibyahise bize kuba ari amateka yo kwigiraho, ariko turebe uyu munsi ubuzima buhagaze gute cyane. Urumva mu gutangira kubaka ubuzima bwacu, twatangiye tubyara umwana, yitaba Imana, nyuma y'igihe gito yarongera arasama aratwita, ari nako bifatikanye no gushaka imibereho, gushaka ibidutunga. Buriya urugo kandi uzi ko ubundi biba byiza iyo abantu basohoka mu nzu ari babiri, buri wese acanga undi acanga, muza guhuriza hamwe kugira ngo murebe ko mwabona nyine bihagije. Ubwo niko ari kubyirukanka ibyo byose, ubwo nuvuga ngo niba yiruka ku ruhande rwanjye akiruka no ku ruhande rw'umuryango rw'ubuzima bwacu, ibyo byose bigasa nkaho biba umutwaro utoroshye kuri we, tukabifashwa no gusenga. N'inzira tukirimo n'ubu nguyu uyu munsi udusanzemo, pasi ntabwo nakubeshya, ni urugendo rukomeje. Abana tumaze kugira ababonye ni 3, so ni urugamba turimo nyine. Turaza gutangirira ahangaha uyu munsi. None imyaka ntabwo twagaruka kuri cyagiye kiba kimwe ku kindi ku mibereho, ariko kugira ngo bize kugenda neza hari abantu badukurikiye, reka mbasabe kandi bingiye kugira ngo hano hantu muze kumva cyane bitambutse. Ni byiza cyane kubyumva, ariko reka turebe uyu munsi bihagaze gute. Ni umuryango ukeneye amaboko y'abantu. Uyu munsi nimwe muryango wabo, uyu munsi nimwe navuga ngo ni mu inshuti zabo, kuko rimwe mutega amatwi ibyabo mukabyumva kugira ngo bize kugenda neza. Damien, urumva abana bamaze kuba bakuru, amashuri ntibiba byoroshye, imibereho runaka. Ubundi byenda gatoya uyu munsi wa none ndakubaza nk'umutware w'urugo, uyu munsi ku ruhande rwawe ikintu ushoboye kuba wakora niki yenda cyunganira urugo mu buryo kuzuzanya n'umufasha wawe? Ikintu cya mbere nshoboye kuba nakora cyunganira umufasha wanjye ni ukumuha ibitekerezo.
yego kuko natakaje amaboko ntabwo nigeze ntakaza mu mutwe kandi ubumuga bube nibwo mu mutwe ibitekerezo yego nibyo bimbangukira cyangwa se ni mama ntabwo byoroshye cyane uyu munsi imibereho yenda gushakisha urugo ni ibintu bitoroshye cyane urumva umuryango muri Kigali iyi nzu yenda sinanabajije niba mukodesha cyangwa se ari icumi Imana yabahaye yenda nabyaza kutubwiraho ubundi ubigenza gute ubikora gute ko ngewe mbona mu by'ukuri bigoranye cyane mu byo ntekereza n'ibyo mbonesha amaso uburyo rero mbikora ni uburyo bugoranye urumva binsaba kuba ngomba gusiga mutunganyije nkamukemurira buri kibazo icyo ari cyo cyose ashobora kugira nkamukarabya nkamwambika akajya kwiherera yavayo nkaba nzi ko musize atuje ubwo rero nanjye ngaca hirya no hino nyine ngashakisha ubwo iyo bikunze nyine nkabona ni nko gutera nk'ibiraka kwa nkabona ahantu wenda ashobora nko kuba nakora nk'ikiraka bikampira nubwo nyine nuko ngataha nkaza ngasanga abana n'umugabo urabona abana bariga amashuri y'iyi minsi ahenze noneho hari ngo y'incuke ngo abanzayo abahenze kurusha yisumbuye abana rero uburyo biga ni uburyo bwo kubafasha hari nk'ibintu byo kuvuga ngo wenda gufasha abantu batishoboye mu murenge cyangwa se mu mudugudu hari nka garidiyene y'irerero icyo bita irerero ry'abana aho niho umwana ashobora kujya agatozwa imico yo kujya mu ishuri mu rwego rwo kudufasha uriya mukuru nawe wiga nawe abantu abagira neza ku rusengero nibo babasha kumufasha bakamurihira amashuri ni byinshi cyane yenda ubona cyane ukeneye ari ku ruhande rwawe hari ibyo utekereza hari ibyo mutekereza umutwara akicara we yicara mu rugo abatekereza byinshi cyane byahindura ubuzima akavuga ati mana bino biramutse bikunze tugahuza n'ibi ngibi gutya byatugirira umumaro kugira ngo hatejo cyangwa ejo bundi natwe tubashije kugira abandi bantu umumaro kubera ko ntabwo Imana yabamenye kugira ngo mubane ahubwo yabaremye kugira ngo mugire n'abandi bantu umumaro bizashoboka gute Dame niki kintu utekereza yenda mu buryo yenda bw'ubushobozi kavuga ati mba numva ntekereza bikabuza gutya bitewe n'imbaraga madame afite Imana yamuhaye ubuzima bwiza arakora yenda bikemera cyangwa se bikanakunda kuko sometime hari gihe byanga ariko ntabwo bigomba kwanga mu izina rya Yesu Kristo twiringiye kubera Imana nukuri wowe ubitekereza gute bitewe n'ibyo agena kuvuga ati hano nakoze gutya hari yashobora kuvuga ati nabonye ibihumbi bingana gutya bitanu se nacuruje kano kantu mbona kakwemera ariko ko yenda atari menshi biranga bimeze bite ahangaha yenda kuko ni wowe uyu munsi wa none navuga umoteri y'ibitekerezo byose mugenderaho urumva ibi byose mu by'ukuri aragerageza pe ni ukuvuga ngo ni umushabitsi ubyumve pe aragerageza si ibyi covid yaje mu minsi ishize igasa nkaho ibintu byose bisenye niba nabita ngo isenye inkike ariko ubundi yarageragezaga igishoro kikamumara gikeya akongera akagerageza ariko njye nizerera mu Mana nkunda kubwira abantu wenda sinabibabwiyeho cyane ariko ubundi uriya ndi n'umuvugabutumwa icyo Imana ndagikora nk'Imana yampamagariye njya mbikora nizerera mu Mana ibyo adashoboye cyangwa tutari kugeraho uyu munsi twizeye ko ejo dushaka tubigezeho mu kongera kudatsindwa n'imibereho kongera kubaka nyine ubuzima bw'ejo hazaza nukuri wowe ni wowe ujya kuri tere no ufite experience ya tere sasa rero biba byiza cyane yenda uyu munsi wa none hari icyo utekereza ukavuga ati Mana izi nzira zice kugira ngo gikunde hari ibyo gutekereza ko wakora avuga ati yenda hari ibyo agereza gukora bikanga ABCD ukagereza anga bikanga ubundi wowe ku ruhande rwawe uvuga ati hari icyo gutekereza ati nakora iki kugira ngo cyunganire ibi ngibi ariko ubushobozi nibwo kibazo hari abantu badukurikiye b'imfura cyane rwose bose badukurikiye hari uwaguha igitekerezo hari uwaguha ku bushobozi nkuko hari uwaguhayeho kuba hari n'uwaguhaho gukorera
kavuga ati shaka icyo ukora kikaba ahantu ukorera hari byinshi cyane Imana agiye kumugisha muri ubwo buryo yego bundi nk'uko twatangiye nk'ikiganiro nagerageje kujya mu masoko gucuruza utuntu tw'uduconsho dutandukanye ariko nyine kwari ugupfundikanya muri make ntabwo byabaga byoroshye nubwo nabaga nagiye numvaga umutima udatuje kuvuga se mu rugo ko nasize umugabo abana se nasize baritabwaho nande mbega nkabikora kwa kubura ukuntu ngira ariko mbonye covid ije maze kuza kwicara mu rugo ubwo natekereje n'umutwaro wanjye ndavanye ibyo ari byo byose nubwo bimeze gutya mbonye nk'ubushobozi tukagira gutya Imana ikadukorera igitangaza twabona amafaranga twashinga nk'akantu wenda tugashinga nka butike ahantu kuko mba numva nkeneye gukora ariko ngakora nshaka no kumenya amakuru yo mu rugo kuko kumusiga umunsi wose mu rugo nagerageje no gushaka akazi ndavuga nti nishaka akazi nta muntu mfite mu rugo bizagenda gute nabyo ngwana n'umutima numva ntibishobotse ariko ubwo kujya mu isoko bwari uburyo bwo gushakisha ubuzima ariko nyuma nabwo buza kwanga ndavuga n'ibyo ari byo byose byibura nshobora nko mbonye nk'ubushobozi najya nk'ahantu nkahakorera hafi yo mu rugo nkajya nkurikirana ubuzima bwo mu rugo ngakurikirana n'ubwo bucuruzi naba mbashije nko gukora nko gucuruza wenda nka botike mbese aho washora amaboko bigakunda kandi ntabwo byakwanga biramutse bikunze mu by'ukuri ndizera neza ko bike cyane dufite tubihuje bibyaramo byinshi cyane byagirira umuntu umumaro hari uburyo butandukanye ushobora kuba bafashamo bafite nimero za telefone ndashaka ko tugiye kuza tuzisangize mwebwe mwese mudukurikiye ubavugishe by'umwihariko hari byinshi cyane tutaganirira ahangaha biba byihariye by'umuryango imbere ariko ushobora kuganiriza kuko nk'inshuti yawe ku ruhande aha ni ku Karubanda ariko byiza cyane wabegera ukabaganiriza by'umwihariko ubishoboye atari intambwe abasure haragendwa rwose bazakwakira neza ni hafi y'umuhanda abantu bazi Majerwa ujya mu Gatenga hafi na station ni SP ihari utarahagera rwose ni hafi y'aho ngaho ntabwo ari kure ndabarangiye hari ikibazo nta kibazo rwose ntanga adresse ngewe ushobora kubasura ushobora kubona turanye nabo utazi ko turanye nabo naho ngaho batuye by'umwihariko rero abantu bose badukurikiye wumva shaka kubasura hawe ikaze ariko niba wumvishira ijambo ushaka kwari icyo kijana ufite muri telefone cyangwa se arandi runaka ufiteho gira uko bigenza kugira ngo dutere inkunga uyu muryango mu buryo bwose buhari kugira ngo dushyigikirane kandi tugirirane umumaro ni byiza cyane Damien nashaka ko mutubwire nimero ya telefone yawe na madame aratubwira telefone ye muze kuduha nimero mukoresha kuri WhatsApp by'umwihariko kugira ngo dushyigikirane kandi ndizera neza nashidikanya ko nta kosa nkoze kuko ninjye uri kuri tele uyu munsi ninjye uri kureba nta kibazo nabaye ijisho ryabo kandi biraza kugenda neza nta kibazo rwose nimero ya telefone ni 078 91 97 27 6 078 91 97 27 cyangwa se 078 14 52 900 yasanditse kuri Damien Bizimana Damien Bizimana iya mbere nayo iri kuri WhatsApp ya 078 91 97 6 ubu murashaka kwandikira kuri WhatsApp kamusubiza ndamusubiza nta kibazo birabikora byose ndabikora nta kibazo Imana irahambaye tubwire nawe ubu muri iyi minsi ntago ndi ku murongo kuko nta telefone mfite ubu iyo nafite yarapfuye ariko umuntu ankeneye yambariza kuri telefone y'umugabo iyo yatanze ese nk'iyo wagiye kujya mu munyamakuru utiraga telefone iyo nk'iyo wavuye hano mu rugo ushaka kubaza umutware yenda gutyo ibyo usa ntago njya mbitekerezaho cyane kuko mbanza uburyo namusize ahubwo we icyo akora nshobora nko kumuhereza nimero y'umuntu turi kumwe hafi aho nkamudupa akampamagara akumva nyine n'ijwi ryanjye tukavugana nka bose mwiriwe mute mumeze mute
ya mu gihe narabona muri telefone. mama hano yenda mu rugo hari ukuntu yenda mujya mwicara mukaganira genda ikintu gihangayikishije cyane yenda vuga ati tuba dusenga Imana ngo gikemuke kiboneke ni ikintu muri gusengera cyane muri iyi minsi si byinshi cy'imikorere yenda hari ikindi nanone muri wo urashyira mu byifuzo byanyu nk'iyo nk'umutware n'umufasha gutyo mugahura hamwe mugasenga muri gusengera cyane mukuri icyifuzo kinini ngiye bifite mu mutima wanjye nawe njya mbimubwira ndavuga nti mbonye uburyo abana banjye bafashwa bakiga abana amashuri y'abana yego mbonye uburyo abana banjye biga bakiga nta stress bakabona abaterankunga babafasha bakabarihira amashuri mba numva aricyo cyifuzo cyane kiri imbere y'Imana ubundi buzima busanzwe mu rugo umuntu arasunikiriza bikemera nubwo bitemeye uyu munsi ejo burira ejo bugacya ikintu cyitwa imyigireyo niyo kuko niwo munani wabo yego nta wundi murage wahereza umwana nawe pe mbona ari icyo ngicyo ari cyo kintu nabanza gusaba Imana ikamfasha kuko abana nk'aba ngaba impano y'Imana yampaye mu by'ukuri ntabwo nayipfusha ubusa kandi Imana yabampaye izi n'uburyo bazabaho gusa nubwo mba nsenga nkabibwira Imana yo ibibizi kundusha ariko icyo kintu mu mutima wanjye yo nicaye mba numva aricyo kintu mpanga ubuzima mumazemo imyaka bigiye kuba 10 n'ingahe 16 uko mwabanye 2006 ubwo ni 16 ya tubana imyaka 16 tubana 16 mu bana yego bwira urukundo yo ntituri wibare ni myinshi cyane ya mene ibyo byose umutware wawe umaze kumwigira iki hari ukuntu wenda mubana gutya ariko ntubimubwire ukavuga ati namwigiyeho iri somo reka ndibabwire namwe kugira ngo ribagirire umumaro reka nkubwire rero ibintu nigiye kuri uyu mugabo ni byinshi ariko ikintu cya mbere cyo namwigiyeho nuko afite impano yo kwihangana no kwihanganisha abandi icyo kintu arambwira ati mada ihangane komera ibibaho byose Imana irabizi mu buzima ibintu byose bijya kubaho bidatunguye Imana ariko jya wihangana ukomere kandi mu by'ukuri nimubona uko ameze gutya aramfasha hari imirimo afasha cyane nko gufura hari ikintu kimwe najya numva namwibagirwa ko yarakinkoreye numva ndishimye numva ntazakibagirwa kandi ntabimubwiye narabimubwiye icyo gihe nari ntwite mu by'ukuri gutwita umuntu atwita ubu twese ufite inda aba afite intege nkeya hari nk'igihe cyageraga nkabona afite imyenda ngomba gufura kandi nkabona afite imbaraga nke nkabona ntabishobore kandi afite amafaranga yo kwishyura gufurira arambwira ati ibyo ngibyo ati wezana imyenda dufure mu by'ukuri urafura gute ati wezana imyenda dufure nsana imyenda nsanawomo amazi shira mu mazi tigirayo yewana yagiyemo arayikandagira arayifurisha ibirenge imyenda arayifura arambwira ati imyenda ntugire impungenge icyo ngicyo rwose cyo ntuzigere unagihangayikira arafura furisha ibirenge nanjye nkajya nkura mu mazi ngashyira mu yandi nkajya kwanika icyo kintu rero cyankoza ahantu navuze nti umugabo kuri njye ntasanzwe igihe cyose yabona nkora nk'imirimo navunitse ubona mpangayikiye mbega ukabona arahangayitse ariko ibyo ashoboye mu by'ukuri arabifasha ushobora nko kujya ku muhanda nyine nk'akantu akambwira ati urananiwe zana nkugireyo akaba yafata nk'igikapu agashyira mu bitugu akagenda akajya kukizana umva ibyo rero ni ibintu binkora ahantu turafashanya nkumva birarenze hari icyo nshoboye urukundo mbona muri we rudasanzwe aho abandi baburiye amahoro abandi baburiye urukundo mbona rwose icyo kintu hano iwacu Imana yabigenje neza yabikoze neza urumva wenda ku kindi ntigeze nkubwira ntiwigeze umbaza ku bya wa musore wundi twabivuzeho tita rero natwe yaje kubimenya inkuru yanjye
ariko aransura arambwira ati yo munyana we mbonye kudasanzwe urukundo rwawe ntirusanzwe ntirushingiye ku kintu runaka ibi binyeretse ko urukundo wankundaga rutari urw'uburyarya ati rwose Imana igufashe kubakira urugo kuba ntabanye nawe si ikintu gitangaje Imana izankunda umwiriye yari imfura arabohoka kuri njye aransura nuko yarabutashye yego yarabutashye cyane yarabufitemo n'inshingano mu rwego rwo kumfasha no kunsayidira urumva arambwira ati komera kabisa kandi bibayeho ntabwo bizadutandukanya kuba ntabanye nawe ntabwo ari ibintu bihambaye ariko umugabo Imana yakugeneye n'uwo nguwo pe ntubyibazeho cyangwa ubitekereze ntubitindeho nta kibazo kindi ahubwo ujye ushima Imana uyu munsi wa none navuga ngo umenya nawe ni igitabo kinini cyane kuri wowe ariko mu magambo makeya wabwira iki abandi badamu badukurikiye cyo bakwigira kuri we cyatumye uyu munsi urugo rwanyu ruhora ari ijuru rito nubwo mushobora kuburara cyangwa se mugahura n'ibindi bibazo bikomeye cyane ariko urukundo rwanyu rugahora rutohagiye ni iki kintu abandi badamu bagakwiye kuba babigiraho mu buryo bwo kugira ngo nabo uyu munsi bubake zikomere n'izaba zenda gusenyuka zongere zisanwe zikomere cyane binavuga ngo n'abandi bitegura kurushinga nabo ababere isomo ryiza rizatuma urugo rwabo ruzahora mu byishimo yego buriya ikintu cya mbere nabwira abantu bafite gahunda yo kubaka urugo cyangwa se bari mu rugo kubaka urugo ntabwo ari ugukina ntabwo ari ugukina kuko iyo uruzanyemo imikino ruragusenyukana nyine ni ukuvuga ugomba gushyira Imana imbere mu rugo rwawe ugashyira kubahana imbere mu rugo rwawe gucirana bugufi no koroherana ibyo ni nk'ipfundo urukundo nabyita ko ari ni rwose Imana ibyo byose mvuzeho niba nta rukundo ufitanye n'uwo mwashakanye witegereza ko uri buze kubona umuryango muzima mwembi mwabanye mwembi muhuzwa n'umugozi w'urukundo nuza kuwufata ukaza kuwiyambura ugatangira kwambara ibyo kuvuga ngo njye numva nshaka ibintu ngo kuko utabifite ngo reka njye kuba bifite ngo hari n'abandi banshaka n'ubundi ngo naribeshye ibyo byose ni ibintu twishyiramo cyangwa se ni amajwi ya Satani atwongorera kandi iyo twamuteze amatwi nyine iyo twamuteze amatwi aratuyobya tuba tugomba kwimira kugira ngo atatake imitima yacu rero nibarinde ibyo babwirwa ahubwo bumvire iby'Imana iri kubabwira n'ibyo bo bashakanye bari kubabwira aho haraza kuvamo igisubizo kizima tega amatwi uwo mwashakanye umva icyifuzo afite kwanza niba ari ufite ubushobozi gikemura niba utagifite ubushobozi ngo ati tweke twizerera mu Mana ishobora byose reka twende tubisengere bizashoboka ariko mutega amatwi ariko uzi kubana n'umuntu wari uzi ko aje kugira ngo akumare akababaro aho ugasanga n'ugiye gutera akababaro iryo ni ikosa rikomeye abantu bajya bakora urugo ni ugutegana amatwi ni ukubahana no gucirana bugufi ibyo ni byo bishobora kugufasha kubaka urugo ruzima ruhora nakita ngo ni ijuru ritoya Imana ibaha umugisha murakoze cyane kandi yumve amasengesho yanyu ibabarire aho bitagenze neza hose kandi ni ukuri ikomeze kubaha abantu b'umumaro by'umwihariko uyu munsi ku Mpanuro TV ndashaka ko tuzumva ubuhamya bwiza bwaturutse avuga ati twabonye abantu b'umumaro twabonye inshuti nziza twabonye abajyanama twahabonye abagenzi by'umwihariko wowe aho uri ubahamagare kandi ubaganirize uraza kumva byose Damien rwose abahari 28 ku yandi muzavugana ariko nanone ubahe ko agira akanya ko kuruka ka nimugoroba nijoro kugira ngo bize kugera neza nutamubona umwandikira azagusubiza igihe icyo ari cyo cyose mama ndashaka ko tugiye gusoza kino kiganiro ariko mu kanya gato yenda ko dusoza ndashaka ko usengera abantu ingo sabira umugisha ari ngo zitabanye neza ariko sabira n'umugisha abantu bose baduhaye akanya ko kutwumva ndetse n'abandi bantu bose twabanye nabo kino kiganiro by'umwihariko bakozwe ku mutima n'ubuhamya bwanyu
hari abagiye kubaka ari n'abubatse aho usengera ingo zose zitabanye neza Imana izihe ibyishimo nk'ibyo nsanze mu rugo rwanyu nubwo hari ibibazo byinshi by'imibereho. Mana mu izina rya Yesu Uwiteka Mana Nyiringabo, Imana ifite ubutware, Imana iri hejuru ya byose. Aka kanya Mana, aya masaha Mana nongeye gucishwa bugufi imbere y'amaso yawe. Ntacyo ndiki imbere yawe ndi inyama n'amaraso, ariko Mana wowe kuko uri Imana izi byose kandi ishobora byose, nyemerera mwami wanjye Mana yanjye kuba tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima. Iryo nishimwe Mana tugushimira, si uko twari beza, si uko hari icyo turushije abandi, ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Nyemerera rero mwami Imana sabira umugisha aba bavandimwe turi hano, turi kumwe hano, Mana ubaha umugisha. Baragambiriye ariko wowe usohoza nk'Imana, badutekerejeho, mbasabiye umugisha rero kubw'urukundo wabahaye. Twagiranye ibihe byiza, twaganiriye, Mana baha umugisha, kandi ubwitange bwabo Mana ujye ubakura inshuro nyinshi, ubaha umugisha aho bagambiriye kujya hose. Nyemerera rero Mana ishobora byose, sengere ingo muri iyi minsi ya none zifite ibibazo. Ingo nyinshi Mana zirahangayitse, ariko Mana wowe urabizi, ubizi nk'Imana kuturusha. Hari benshi ingo zirara zishya bwacya zikazima, ariko Mana ni wowe ufite urufunguzo rwa byose. Sabiye abo bantu rero Mana kugira ngo ubahe umutima wo guca bugufi no kukubaha no kukumenya, kuko Mana ngukwiringiye ntabwo ajya abasha gukorwa n'isoni, ariko Mana nubaha guca bugufi bakamenya kugira neza, bakamenya ineza yawe, bakamenya urukundo rwawe, mwami Imana ingo zabo zizasubira ku murongo. Bashyiremo urukundo rudasanzwe, ubahe ubwumvikane muri bo mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubahe kugira intekerezo nzima mu izina rya Yesu. Ntacyo umwana w'umuntu yabasha gukora, ariko wowe nk'Imana urabishoboye. Nuko rero Mana gira icyo ukorera imiryango nk'iyo ngiyo, gira icyo ubafasha kuko uri Imana ishobora byose, kuko Mana ngo ni wowe wubaka ingo zacu. Hatabaye umwubatsi mwiza ingo zaba ziruhira ubusa. Ngaho bubakira urugo rero, abafite ibibazo nk'ibyo ngibyo ubibakemurire, ugenderera imitima yabo, ubanze usa n'imitima yabo. Imitima yabo nimara gusanwa n'ingo zabo zizakunda zigende neza. Urakoze rero kubw'amashimwe yacu, urakoze Mana y'icyubahiro. Ni ukuri njye n'umugaragu wawe tuzamuhishimwe tugushima, kuko hari byinshi ujya udukorera, hari byinshi Imana ujya ukora twe tutanabizi, ariko Mana ukabidusohoreza nk'Imana. Turakwizera rero kandi twizera kuri Imana ishobora byose. Niyo mpamvu Mana tukuragije ingo zose, izimerewe nabi, izenda guhirima, ufite kuzegura zikongera zigahagarara. Urakoze rero Mana y'icyubahiro, urakoze Mana, urakoze kuko urebera hose icyarimwe, urakoze Mana kuko ujya utabara abananiwe, urakoze kuko ujya wunamura bunamye, mu izina rya Yesu bakongera guhagarara bakaba bazima. Urakoze rero mwami Imana, nakubwira byinshi, ariko Mana hari ibyo njya ngusaba, hari n'ibyo Mana ubona bikwiriye ukabidukorera kuko udukunda. Urakoze rero Mana y'icyubahiro, urakoze mwami w'abami. Ngaho Mana abagaragu bawe tugiye gutandukana, ugendane nabo nk'uko wazanye nabo, ubasohoreze iwabo mu ngo zabo amahoro. Kandi Imana dusabye kugira ngo iki kiganiro twagiranye abo gikora ku mutima, abo kizafasha, mwami Imana uzabibahera umugisha. Utekereza gutera intambwe dusanga, ushaka kutugisha inama, Mana natwe twiteguye kumugira inama. Urakoze rero Mana kuko wumvise gusenga, nanjye nsabye nizeye ko byumvise kandi ko bikoze mu izina rya Yesu. Imana ibumugisha rero cyane kandi ibongerere byose mwifuza. Turabakunda, mukomeze kugumana natwe, ariko uyu muryango mureke tuwushyigikire. Ni byiza cyane, mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.